Mu mujyi wa Kigali umuturage yariwe arenga miliyoni 8 abwirwa ko aho amagi ya Kagoma ari guhigishwa uruhindu muri Amerika. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwaburiye abantu kw'ibyaha cyane cyane byiganjemo ubwambuzi bushukana ari byo by'ubwescoro bikomeje kwiyongera umunsi ku wundi, rugaragaza ko rutazahwema gukurikirana ababigaragaramo, ariko runibutsa abantu ko bakwiriye kugira amakenga kuba bizeza inyungu z'umurengera mu gihe gito. Ni umuburo uru rwego rwatanze rugaragaza ko ibi byaha bikomeje gutizwa umurindi no kutagira amakenga bitewe n'amayeri atandukanye agirwamo uruhare n'abashaka gucucura abandi utwabo. Uru rwego rutanga urugero ku abamamyi baherutse gucucura bambwira ko bafite amagi ya Kagoma bakamutwara arenga miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yavuze ko washutswe yacucuwa ako kayabo binyuze mu mayeri atandukanye, aho yabwiye ko hari Kagoma, ubwo ni igo mu rurimi rw'icyongereza, yagurutse itoroka iva muri Amerika ibonwa na za radari z'iki gihugu cyowe na Joe Biden. Rero ngo iyo Kagoma yaguye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, ngo kubw'ibyago rero iyo Kagoma yaje gupfa, ngo ariko isigaye hateye amagi 18, ngo kuko ariyo yarasigaye muri Amerika. Byahangayikishije iki gihugu cy'igihangange gishyiraho akayabo kuzabona ayo magi, cyane cyane ko inyoni ibarizwa mu kirangantego cya Amerika. Ikiganiro cyarakomeje, uwamburwa araryoherwa, bayumva nibyo, bamubwira ko ayo magi ya Kagoma ariyo yonyine asigaye muri Amerika. Bamubwira ko kubera iyo Kagoma ari yonyine yari isigaye muri Amerika byateje impungenge iki gihugu cyuko izi nyamaswa zigiye kugicikaho. Kubw'iyo mpamvu Amerika ikaba yarashyizeho ikiguzi cy'amadolari 3,000, ubwo narenga miliyoni 3,800 by'amafaranga y'u Rwanda kuri buri gi. Uwashukwaga yumvisha iyo mari ishyushye abwirwa ko yahuzwa n'ushobora kuba afite ayo magi, undi amusanga i Musanze. Nyirugushukwa tanga arenga miliyoni 8 bamuha ayo magi. Bamwijeje ko hari umudiplomate wa Amerika yagombaga kuyashyikiriza akamwishyura, ubwo akamwishyura amadolari 3,000 kuri buri gi. Ubwo rero yari afite amagi 18, ubwo akazaha amadolari 54,000, ubwo yari amafaranga asaga miliyoni 65 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwo wibwe rero amaze gutanga amafaranga ntiyongeye kuvugana n'uwo yitiriraga umudiplomate, kuko umudiplomate nayo baravuganaga, abo yahaye amafaranga nabo nta n'umwe wari ugikoma. Yitegereje ibyo bamuhaye asanga ni amagi y'inkoko basize irangi ry'ubururu. Dr Murangira Bitseri yagize ati abamushukaga bamubwiye ko kuko Kagoma iri mu kirango cya Amerika, abanyamerika bayishaka cyane kuko zacitse muri iki gihugu. Iyo yabonye umwe yari isigaye yonyine ku isi, byatumye agira umuhate wo kujya kuzana ayo magi, kuko yumvaga yari imari ishyushye. Agezeyo bamuhaye amagi 18 basize ibara ry'ubururu, abishyura arenga miliyoni 8, yizeye ko azayagurisha ibihumbi 54 by'amadolari ya Amerika. Dr Murangira yavuze ko ubwambuzi bushukana bwadutse buje bukurikira ubw'abavuga ko bagurisha amapasi ya kera ashaje, ngo kuko hari umuzungu yashaka. Abashukwa bakumva harimo imari ishyushye, nyamara bikaba intandaro yo kubacucura utwabo. Ubu bwambuzi bushukana kandi bwiyongera umunsi ku wundi, hakaba hari n'abavuga ko batoraguye amabuye y'agaciro ahabereye impanuka. Abandi bakavuga ko hari abajura batangiye imodoka yari ifite amafaranga, birangira amafaranga anyanyagiye mu muhanda, bikarangira bacucuye abo babibwira. RIB iburira abaturarwanda ibasaba kugira amakenga igihe hari ubizeza inyungu z'umurengera mu gihe gito, kuko abenshi ibyo baba barimo ari uburiganya. Ngayo nguko rero uyu yatuburiwe ku magi, n'undi yatuburirwa no ku kindi, bisobanura ko abantu bagomba kugira amakenga menshi.